Twongeye gusuhuza kurikira Marika Africa TV n'iby'agaciro kenshi kuba duhorana umunsi ku wundi kandi n'iby'umumaro kubona mutwereka yuko turi kumwe mbabwira ngo muri abantu b'abataramu muri abantu ntabwo nabona uko mbavuga mwebwe mudukurikira kandi mudukubita like umunsi ku wundi na comment ndetse na share ndetse na subscribe. Uyu ni umuryango mugari rero ushingiye ku bitekerezo, ushingiye mu gufashanya, ntabwo ari ikindi dukora ahubwo ni icyo ngicyo. Ariko nanjye nkabagezaho amakuru aba arimo kuvugwa hirya no hino ku isi, cyane cyane twibanze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mbabwira ngo rero muri iyi minsi dufite umushyitsi udasanzwe mu gihugu cyacu, uzava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahantu mukunda kumva kunavuga ngo Miami. Murazi aho hantu ni ahantu heza cyane, ahantu heza ho gusohokera, aho bita muri Nevada muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ahantu rero abantu benshi baba bifuza kugera, ariko dufite umushyitsi w'imyaka 20 uteye ubwoba, usetsa, umubona ubona ameze nk'umuntu w'umusazi, ariko ibyo akora ababizi, ni muzima kuko ni umuntu wamamaye kandi afite imyaka mike cyane, imyaka 20 gusa, akaba ageze mu mamiliyari menshi cyane utapfa kubara, bitewe n'izi mbuga nkoranyambaga ahora akoreraho live. Uwo muntu rero bakaba bamwita Showspeed. Ushobora kuba ari izina bwa mbere uryumvishe, ariko ni izina rikomeye cyane rikurikirwa n'amamiliyoni kuri YouTube, kandi ubona yuko niyo agiye kuhaporodinga cyangwa agiye gushyira ibiganiro kuri YouTube, usanga adakunda kubishyiraho, ahubwo akunda gukora live, kandi live ye ugasanga imaze hafi amasaha 2, ugasanga arimo arakurikiranwa n'urubyiruko n'abana batoya. Yabafashe imitima, yabafashe ibihaha, yabafashe mu mpande zose zitandukanye, ku buryo n'ahantu bashobora kuba bamucikira kubera ibintu akora. Kandi ibyo akora akenshi akunda kubikora arimo kwivumbura, ubundi akabikora arimo kwigana turiya tunyamaswa imbwa. Ugasanga rero abantu barimo barabona yuko ibyo arimo gukora birimo kubashimisha cyane, bigatuma bakomeza kugenda bamukurikira. Uyu mutipe rero bita Showspeed akaba yaravukiye mu muryango utifashije, ari umuryango uri aho birirwa baserera mu nzu n'umubyeyi kubera imibereho, ariko byaje guhinduka. Ntabwo yigeze acika intege ubwo yaratangiye urugendo rwo gukorera ku mbuga nkoranyambaga. Gucibwa intege byo ntibyigize bibura mu bo baganiraga, akabona ko yari ikiri n'umwana mutoya, ariko akomeza gushyiramo imbaraga, akomeza guhatana, biza kugera ku rwego abantu bose bifuza no kuba bavugana nawe bitewe n'urwego agezemo, kuko ubu afite gahunda yo kuzenguruka bino bihugu bya Afurika, n'u Rwanda rwacu narwo rurimo, ko n'ibihugu bikaba muri 20 agiye kuba yacamo. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga yuko n'aha ngaha mubwo azajya barimo gutembera agenda, azaba arimo kwinjiza amafaranga, ubwo ni akayabo, kuko iyo agiye guhembwa kuri zino nkoranyambaga bakoresha igitiyo, ko ntabwo wabasha kuyabara ngo urumva amamiliyoni amukurikira aba ari menshi cyane. Rero Showspeed ni umuntu twakwigiraho kudacika intege, ni umuntu twakwigiraho gukora cyane, tutitaye ku batureba, tutitaye ku batuvuga, kuko ugereranyije amafaranga yinjiza, umuntu ayakubwiye ntabwo ushobora kwemera yuko arimo kuyakura aha hantu. Nkwibutsa rero wowe utarakora subscribe, utarimo gukora like, ubikore kugira ngo ube udushyigikiye muri urugendo natwe turimo, kugira ngo dore ko natwe amamiliyari twajya tuyakoraho. Nibyo ariko mbabwira yuko rero ni umunezero mwinshi cyane kuri mama wa Vestina, uwo Vestina yamusohokanaga amutembereza mu mujyi wa Kigali, amwereka ibyiza bitatse umujyi wa Kigali, kandi amubwira yuko warakoze mama, warakoze kuba waratubyaye, warakoze kuturera, warakoze kuba uturetse urukundo, warakoze kutugira inama, warakoze kuba tugeze ahangaha tugeze. Ntabwo twari kubyishoboza, ariko hamwe n'Imana nawe hari icyo
wadufashije. Urumva rero ni ibyishimo cyane nkubwira ngo nawe ugize ayo mahirwe kuba ugifite ababyeyi mu gihe gikwiye, mu gihe ubona hari icyo wabonye ugomba kubafata ukagenda ukabashimira ukababwira ati mwarakoze babyeyi. Ni byiza, ni iby'agaciro kandi n'ababyeyi nabo barabyishimira nk'uko nawe wishima iyo wasohotse cyangwa bagusohokanye. Ibyo rero ujye ubikora mu gihe hari icyo wabonye. Indi nkuru itangaje niyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'umusore w'imyaka 34 ubwo yafatwaga arimo kwikorera akabariro agakorana n'itungo yo mu rugo, ndavuga dog, imbwa. Byaje kurangira agiye guhanwa no kuganirizwa. Ubwo rero azaba ageze mu rukiko tuzabwira uko amakuru ameze, tubabwira yuko tuzajya tubakurikiranira amakuru 5/5, tubabwira indi nkuru imaze iminsi icicikana ku mbuga nkoranyambaga na perezida wo muri Amerika y'Epfo, muri Venezuela, aho bigaragara yuko uriya muperezida uburyo yafashwemo tubizi nk'uburyo twabirebaga muri filime, ubwo Donald Trump yari kuri mashini imbere ye arimo gukurikirana operation yari irimo kubera muri kiriya gihugu cya Venezuela. Bikaba yarafashwe mu buryo butangaje kandi bwaje kubabaza abantu benshi batigeze babyumvikanaho. Bamwe bavuga ngo ntabwo bari kumufata kuriya nk'umuperezida, ahubwo hari kuba ibiganiro. Abandi ati berekanye imbaraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite, abandi ati ni ikimwaro, bari bamaze gukubitirwa muri bihugu by'Abasilamu, biriya bihugu by'Abarabu. Mbese abantu bavuga bitandukanye kuri iriya nkuru, ariko tubabwira yuko mu minsi ishize yari ari mu rukiko muri New York, aho yari arimo kuburana ku byaha yagenzwagaho, bavuga yuko acuruza ibiyobyabwenge. Ariko iyo bavuze gucuruza ibiyobyabwenge ntabwo ari perezida uba ubicuruza, ahubwo ngo ni abaturage babyambukana bakabizana muri Amerika ya ruguru. Bishatse kuvuga ko rero ntabwo bikomeje kumworohera muri urwo rugendo no muri ubwo gufatwamo, no ku buryo Uburusiya, Ubushinwa nabwo bwitwaye muri iriya operation, ubwo babakurikiraga bakagera ku mwaro bagasanga bamaze kubatwara, ariko bategereza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabarasaho kugira ngo batangire intambara yeruye, ariko nabo batinya kubarasaho, bituma basubizayo ubwato, ariko baracyarimo kurosinga aho mu nyanja kugira ngo bakomeze babungabunge umutekano w'igihugu cyabo. Mbabwira yuko rero hano kuri Marika Africa TV abantu bafite impano mushobora kutwandikira kugira ngo turebe uburyo twayizamuramo, turebe uburyo twafashanya, kuko nicyo twiyemeje hano kuri Marika Africa TV. Twari dufite byinshi byo kubabwira, ariko reka tugarukire ahangaha tubabwira ngo turabakunda. Mwari kumwe na Marika Africa TV, kandi muhahe muronke mu kazi kanyu ka buri munsi. Turabakunda. Ciao ciao.